sinzi n'umuntu washyize inkuru yanjye ko ntwite kuko nzi ko nahamagaye Rick mubwira ko ntwite arambwira wapi njye ntabwo ibyo ngibyo wapi ahubwo beta wajya gukuramo inda amafaranga njye ndayaguha ndambwira wapi njye ntago bishoboka shamumbare nkoresha ijambo ritari ryiza ntabwo nsanzwe ntukana nagiye kubona mbona igicucu kiraje izo saa 9 z'ijoro ngo mundekeni yaje ku bitaro aho ugiye kubyarira yaraje tumaze amezi 9 yaramblotse ntavugana nawe sinzi umuntu wamwandikiye message sinzi uwo ari we ariko ahari Pasi ninde Pasi wenda nyine sinzi ko ndibwo bwivuga amazina yombi ariko Pasi nakuze ndi umukobwa ukunda umuziki kuko kuva mu wa 2 secondaire narabyinaga so nari mfite inzozi zo kuzaba umubyinnyi kwanza first of all nshaka kubyina ariko uko umuntu agenda akora nyine hazamo n'iby'umuziki so ntangira umuziki rero gukora umuziki 2009 ntangira nari mfite n'agakaye sinzi ahantu kagiye karanambabaje cyane kuko kari kanditsemo indirimbo nyinshi ariko nta ndirimbo ya hip hop yari irimo harimo indirimbo zo kuririmba bisanzwe umuntu rero witwa Kayishunge ni namubyara wanjye mu miryango ibintu bya kure and then niwe wambwiye atari ko wabasha gukora hip hop waretse tugatrayinga indirimbo imwe tukumva ukuntu bimeze niko rero nisanze muri studio kubera Kayishunge yandika iriya ndirimbo niwe wayanditse 100% yose so arandirectinga kora gutya ririmba gutya bimeze gute wow numva byarino ni byiza birama freedom yo kuba naririmba ikintu nshaka nuko nahise mfata umwanzuro wo gukomeza gukora hip hop hari mu wihe mwaka 2009 nari ndangije kwiga secondaire 2009 nuvuga ngo washize imyaka ingahe ubu ngubu hashize imyaka 15 ndi muri industry uri muri industry 2009 nibwo yinjiye muri studio bwa mbere yego indirimbo ya mbere wasohoye ni Ese Nzapfa niba ntibeshye ni Mbese Nzapfa niyo nasohoye bwa mbere ni Mbese Nzapfa niyo wasohoye bwa mbere ihita boominga ihita bakasa mutwe bakasongoyeho yego kuva icyo gihe nyuma yaho kubita ubangura okay nyuma yaho rero so ndabyibuka icyo gihe twagiye kuyikorera i Butare ariko ni nacyo gihe ba Tough Gang bari kuza na Click ndumva ni mu gihe kimwe muri icyo gihe nabwo yari ari kuza ameze neza kabisa ari gukora indirimbo z'abatafu umva ari indirimbo nziza Kayishunge niwe muntu wa mbere wahise ambwira ni nawe wanampuje nawe pe ampuza nawe urumva na Kayishunge twe dufite gahunda yo gukora group nyine kuko Kayishunge urumva yarandutaga ari umuntu ushaka kunguidinga kandi numva aribwo nabandi safe ndi mu maboko y'umuvandimwe so kuko ntago nari nzi yo biva pe niyo bigana nabibonaga gutyo and then nuko rero nibwo nahuye na Click icyo gihe tujya muri studio mfitanye gahunda na Kayishunge yo gukorana indirimbo sinzi kata zajemo nyuma numvishe ngo hajemo kata niba ari Paxson abimbwe niba ari ndetse no ku muntu abimbwe ngo hajemo kata Click abyivangamo gutya so birangira Kayishunge atakirimo sinzi ukuntu byagenze nanjye nisanze Kayishunge atagira ubwo nge nabwiwe ibintu ku ruhande wenda ubwo na Kayishunge abwirwa ibye ku ruhande so ntangira gukora umuziki ngenyine and then nuko rero namenyanye na Click dukora indirimbo umunsi umwe muri F2K mu 2009 2009 ndakeka niba wari ufite imyaka ingahe Pasi niba atari ibanga 2009 mfite 19 wari ufite imyaka 19 wow indirimbo irakorwa ijya hanze turayibona ubu baye muraperekazi wakasa mutwe mu gihugu ubwo turumirwa turakangarana Pasi babaye Pasi nyuma yaho ibyari inzozi zawe cyangwa ibyari gukora uwo muziki kwinjira muri studio Click niwe wari umuproducer wa mbere mu gihugu yego byarangiye adakunze imiririmbire cyane ahubwo akunze n'imiterere yawe yego
katubyite gutyo. reka tubyite gutyo. Yeah. Waramukunze? For real? Ntago nabihakana pe. Ariko Waramukunze? nyuma reka mvuga akantu aho gatoya. Hari naje gukura, iyo umuntu amaze gukura impamvu ngubajije ikibazo Pasi, impamvu ngubajije ikibazo, dufite abandi bakobwa batakunze, batanakunzwe, urimo kumva, ahubwo bakoreshejwe. Sinzi turi kubyumvikana. Warakoreshejwe cyangwa wari mu rukundo na Lick? No, icyo gihe okay, ku ruhande rwe sinzi kuko Lick yambwiye amagambo menshi atandukanye. Uyu munsi yambwiraga ndagukunda, ejo akambwira sinigeze nkukunda, so ntago nzi actually koteye, ariko ngi icyo gihe nari numvaga ndi mu rukundo icyo gihe. That time waramukundaga? Yagusabye urukundo urarumuha mujya muri relationship? Sinibuka uko byagenze, hari ubanza twarasanze bimeze gutyo, ntago mbyibuka aho ngaho, naba mgiye kubeshya pe. Okay. Aho ngaho birangiye Lick muri uwo mwaka wa 2009 mwamenyanye, nibwo mwakundanyemo? Ndumva nibwo byatangiye deja tugitangira gukorana. Mwakundanye igihe kingana iki? Gusa ubwo si imyaka 2. Mukundana imyaka 2? Abagukozemo kopi? Yankozemo kopi nyuma y'umwaka. Ahubwo nawe wari utaragera. Nuvuga ngo muri 2010 nibwo yaguteye inda? Yego, 2010 pe. Niba ntibeshye Lick yagiye muri Amerika ryari, mu wuhe mwaka? Yagiye ya 2011, ntago nibuka igihe, ariko nari maze igihe gito narabyaye. Ndumva hari hashize igihe gito nk'ukwezi cyangwa iki. Bivuze ngo yabyaye? Wow, wabyaye muri kumwe ari mu Rwanda? Nabyaye ari mu Rwanda. Amahirwe wabyaye se w'umwana ahari, urumva ko it's amazing. Niyo mpamvu turanga kugira ngo dusase inzobe tumenye ukuri. Nibyo ugomba kuberekura ibintu bikakuvamo. Niba nakurikiye ntabwo ndi kukubaza ibyo utavuze, namanje kurikira ikiganiro wavuze, nuko abantu babinsabye baravuga ati Godfather ejo wasubiranyije umuntu tumatavuga kandi ntabwo ari byiza, so we need to hear from her, akavuga tukamwumva, noneho nk'abafana tukagira icyo dusaba. Pasi, ubwo urabyaye uribarutse? Ndabyaye ndibarutse nyine. Boyfriend arishima, umwe imfura ye simbizi? Baretse gato mwubwire Godfather. Yego. For real, wenda abantu bari hano, reka mbanze nongere mbasuhuze abantu banzi hano muri industry. Ntekereza ko ari ubwa mbere banyumvishe mvuga amagambo menshi pe. Ndi umuntu utajya uvuga ibintu byinshi, ndi umuntu utanakunda induru. Actually n'induru niyo banyatatse ndaceceka. Mbere yo kubyara ntago ndi bugere kubyara ntavuze ibiri imbere. That's it. Nicyo tujye kuvugaho, sibyo? Okay. Ntwita ndumva naramenye ko ntwite hashize ukwezi ntwite. Nabwo ari ubuntu mbwiye, urumva nari mfite imyaka iyo ngiyo, sinari nzi wagwane. Imyaka 19, imyaka 20. Yego. Umuntu arambwiye atari ko cyane wenda abantu baranzi no kugeza izi saha ndi wa mukobwa utagenda amajoro, niko nakuze nyine, ubwo niwo muco nakuriyemo. Urugo ntagenda amajoro, nagira gute kurya avuga ngo nari nzi utuntu tw'udutrike twinshi, wapi nari umuntu nyine uri aho ngaho bisanzwe. And then umuntu aranga atari ko wa mukobwa ko mbona nkureba nkabona urasa nk'umuntu utwite, sina mama. Tabase reka ngeyo ndagenda njya kwipimisha, nsanga koko ndatwite. Ibyabaye ntwite murabiza benshi bari bahari. Actually umwana ntiyamwemeye, yaranyihakanye, whatever. Tugende gake, umwana yamwihakanye ataravuka? Umwana yamwihakanye yaramaze kuvuka? Yamwihakanye nyimubwira ko ntwite, yabyamagane hejuru. Sorry, hari abantu nabonye ari kuvuga ngo ndi gushyira ibintu hanze, ngo ndi kwishyira hanze, abantu banshyize hanze. Nta kintu ndi kuvuga hano mutazi, sibyo? Wenda harimo ibyo batazi biri deep, ariko ibyinshi hano birazwi,
sinzi n'umuntu washyize inkuru yanjye ko ntwite, kuko nzi ko nahamagaye Rick mubwira ko ntwite, arambwira wapi, njye ntabwo ibyo ngibyo wapi, ahubwo beta wajya gukuramo inda, amafaranga njye ndayaguha. Ndambwira wapi, njye ntago bishoboka ko nakuramo inda, ahubwo gwino tujyane, niba ushaka ko nyikuramo umfate ukuboko bayikuremo uhari, nimpfa aba ari wowe bazambaza. Donc urumva ko deja nari umuntu simbizi abakobwa ukuntu nyine, harimo abakobwa bahita bagenda bakabirangiza nta mutima mubi mu buryo bworoshye, so bazi ukuntu ibintu bigenda, babyita simu swap. bazi ukuntu ibintu bigenda. Njye ni mu gicuku ndi igicucu, simbizi niba nabyita ubucucu cyangwa iki, ariko so numvaga njye atariyo solution cyane, wenda ko njye numvaga narakunze, okay, mba ni ibintu biri aho. And then ubwo rero nyine niba ntago twahuje muri ibyo bintu, akatinga communication, ahita mbloka pe. Ugitwite? Nkitwite kabisa, ahita mbloka. Inkuru zose zavugwaga ntavugana nawe, tuza guhurira mu kiganiro kimwe, abenshi bari hano barabizi, cyangwa se bamwe baranagikoresheje simbizi, sinzi abantu bose bari hano, ariko barakiza bari Pasi, hashize imyaka na yindi uraza kukitubwira. Hari ku Isango. Simamya ko nk'umuntu nka Oswakim atakizi, kuko ndakeka icyo gihe yari ahari. So ni Murambara na Sara yakoraga mu Isango icyo gihe, sinibuka na ba Lisu udahari, na ba Mike na ba Kabengera, ntago nibuka niba Kabengera yararimo, ntago mbyibuka neza, ariko hari harimo niwe wari uridinze ntari. Umwaka wari uwuhe Pasi? BBC 2010 se 2010 Oswaki. Nabaga kuri City Radio, ariko Isango nari inyizi ku buryo buhagije. Isango nibwo yari ikizi, iri hot, ikorera hano ahanga bashyize car free zone, aribwo iri gute inyuma y'urwego Opportunity Bank, ibintu nk'ibyo ya nibwo ari kiva muri test y'imiziki, ndabyibuka. Igo yari imeze neza, ifite n'abanyamakuru beza, yari radio nziza icyo gihe. Umva, ndagenda reba ku muntu wari warakublotse, nicara handi, ukicara muri studio, ukicara mpita mbona nawe arinjiye. Numvise cyaza nagize ubwoba pe muri kamera yanjye, ubundi sinkunze kugira ubwoba, ariko nagize ubwoba. Wagize ubwoba bw'iki Pasi? Seriously, how utagira ubwoba ku muntu wagukatiye? Reka mvuge ngo wagukatiye akakubwira ati wapi, niba bimeze gutyo ngewe unsibe, ugire gutu unsibe, niba utayikuyemo iyo nda nta kintu tuzongera kuvugana, n'ibiki ubwo su wanjye wacu ntidutere inda. Urabizi slenge z'abatipe bateye inda, wagira ngo bose batojwe kimwe, urumva. Hanyuma birangiye nyine, urumva nta kuntu utagira ubwoba nk'umuntu nikanzemo, ndavuga se kubera iki bantumiye bazi ko bamutumiye, wenda abo bantu bari bazi ko tuvugana simbizi cyangwa iki, ariko baramubajije icyo gihe ko bivugwa ko Pasi wamuteye inda, arabihakana pe, yarabihakanye one. Umuntu wumva mbeshya azavuga ati urabeshye pe, yarabihakanye one. And then nanjye nabuze icyo mvuga, narakibuze, kuko ntacyo nari mfite cyo kuvuga. Ntago umuntu yaba akubwiye ngo ntago namuteye inda kandi ubizi neza ko utwite. No, nibaza naho byavuye, kandi njye sinari kwivamo, ntago nari kwivamo. Urumva, nibwo nari ntangiye umuziki, nari meze neza muri iyo minsi, nari maze iminsi mu matuwa ya MTN ndi mu kazi, social nari meze neza pe. Hanyuma ntago ari njye wari kwivamo, nibaza naho abanyamakuru babikuye izo nkuru, numva nkubiswe n'inkuba n'umuntu ubihakanye. Ubanza narasohotse ahari muri interview itanarangiye, sinibuka ukuntu byagenze, ariko nabuze icyo mvuga. Ndivuga ko hari n'abantu bananutse, atariko nkawe gute watinyutse kujya mu kiganiro kandi ubona nawe arimo, kandi ubizi neza ko atari bubyemera, ubizi neza ko biri bugende gute. Nyine urumva deja ninjye wahise uhinduka iki umunyamafuti ku bantu bamwe na bamwe, nyine barandakarira, barambwira ati ukibona yinjiye wagakwiriye kuba warasohotse. Urumva, naho nyine ubwo icyo gihe nongeye kumuherukira,
Sira akakomeza kumbloka, umunsi umwe akabyuka mu gitondo akanyandikira. Sharabizi abantu bagiye bavugana nawe, Riki ni umuntu ugira amagambo mabi pe, avuga amagambo mabi cyane barimo n'ibindi bintu umuntu adashobora kuvuga, wenda nzavuga nabwo numva nabohotse bihagije, ariko akabyuka wenda nka mu gitondo tumaze nk'amezi 3 akanyandikira nka message nuka wandaya we n'ubundi bra n'ubundi sinigeze ngukunda, n'ubundi sinzi uko byagenze, n'ubundi uwo mwana wanjye, n'ubundi iki n'iki, n'ubundi bigera igenda namubwira numva ku buryo kufite inda y'amezi 8 banjyanye kwa muganga ko yafungutse nyine inda igiye kuvamo. Hanyuma icyo gihe nyine ubwo urumva nyine deje ibintu byari bigeze kuri level hejuru, ndamugana umva rero nkubwire mwana, nari maze kwiyakira n'iwacu bambaye hafi, mama yambaye hafi, yarambwiye ati sinkuzi uri ikirara ku buryo nagutererana, sinkuzi utaha amajoro ku buryo nagutererana, niba byabaye reka tubyakire musapotinge. na Nadia yari ahari icyo gihe bamba hafi, mbese byari grave. Hanyuma bigerege nandikira ariko ndambwira numva nkubwire rero muvandi, icyo gihe nari naramaze kwiyakira, ni mfata nk'umuntu w'indaya wahuye nayo mu kabari, ugiye nko kugura wasinze nayo yasinze, utazi niba yaranatwise cyangwa itaranatwise, mbese unansibe unanyibagirwaho kugira ngo ujye unyandikira message zimeze gutya. Urumva birangije ubwo message nyine narayimwoherereje, still nibyo nyine amagambo ye ndahamya neza ko mu bantu bose bamumenye sita abakobwa nta muntu utazi message ya Riki uburyo ifite uburemere, iraremereye cyane. Uri kumva iraremereye ni ya message ishaka kugutera trauma ku myaka umuntu yari afite icyo gihe, nyine ukibaza ibite bigenze gute, ariko nyine ndani naramaze kwiyakira pe. Urumva ibintu byose mu rugo bamba hafi, baraguze ibikoresho, baraguze ibintu by'umwana n'ibiki nyine baransapotinze, ni nacyo kintu nshimira famille yanjye yambaye hafi pe bishoboka. And then rero ubwo naje kubyara hamagara umushuti wanjye man, ndamubwira ngo ubu saa 7 z'ijoro ngiye kubyara. No reka mbabwira akantu nibuka njya kubyara, buriya igise kiraryana mwa bantu mwe, niba harimo abamama hano bazi uburemere bw'igise. nagendaga mama ajya akanyutse uyu munsi, nagendaga mvuga ngo ariko ma hari ubwo nigeze nkunanira, mama akambwira ati oya. Ni hari ubwo nigeze nkubera ikirara, mama akambwira ati oya. Ni none se kubera ikindi kubabara? nkabwira umushoferi ngo nahagarare ndumva nshaka kujya kuri toilette. No nabivuze ngeze imbere ya presidence hariya iri Urugwiro, umushoferi angatoka byaraye nta muntu wahagarara ahantu, ati hangane dukomeze tugende tugere kwa Nyirinkwaya. Ikintu cyambabaje iryo joro mu buzima, n'umuntu wabikoze yarambabaje, bahamagaye Riki avuga ngo pasi agiye kubyara. Mumbaye nkoresha ijambo ritari ryiza, ntabwo nsanzwe ntukana, nagiye kubona mbona igicucu kiraje saa 9 z'ijoro ngo mundekeni. yaje ku bitaro aho ugiye kubyarira, yaraje tumaze amezi 9, yaramblotse ntavugana nawe, sinzi umuntu wamwandikiye message, sinzi uwo ari we, ariko ahari umutima ugihora umurya. Abantu bari babizi bari bake ko ngiye kubyara, ko hari saa 9 z'ijoro. Araza ngiye kubona mbona Riki araje ngo mureke abantu bose bavana mu nzira, ngo mureke ngo ninjye wa mbere ngo ugomba ngo kwiterura umwana, ntumbaze n'ibyo bari reka nkarekere, ngo ninjye mbere ugomba kwiterura umwana, ngo nandi muntu ugomba kumukoraho, ngo nibiki.
rero ndi kumva inkuru yanyu imeze nk'iyo muri zirara zishya usake uze kumfasha zirara zishya nyine ariko sindi buyivuge yose Godfa ntabwo ndi buyivuge yose ndakumva pasi tugende gake ndavuga ibyo navuze ejo kuri ndakumva umva impamvu ndi kuvuga umbabarire ugende gake umbabarire gutyo umbabarire biratangaje biratangaje oya ikintu kiri kunshimisha n'ukuri kuba ari inkuru wumva wishimye nta kibazo ntabwo wishimye n'abandi kwimusha bagomba kwishima bagomba gukomera Oswaki ubu ni nka movie ndi kuvuga sibyo ni nka movie ndi kuvuga ibyabaye narakomeretse ndakomereka bihagije bigera igihe nyine mbana n'ibyo bintu bigera igihe mbona noneho ni story isekeje birasekeje nta kuntu ntabivuga nsekeje kuko ntago nkwiriye kurira ntago ari umuntu uyu munsi natamarira kubera we nayataye kirya gihe ariko right now I can't niyo mpamvu ndi kuzibara nseka kumva araza ati mbere ugomba gutera umwana iki araza cyakoze abambe mana ubanza ngira umuryango utagira uburakari kuko ndibuka ko hari n'umuntu wo muri famille yavuze ati ubundi waretse uwo muntu wakugize gutyo tukanamufungisha tukajya no kumurega n'iki namukomeyeho byatari iyo ntamukomereho byari kuba bibi uwo muntu duhita tunashwana cyane turashwana cyane arandakarira tumara nk'igihe kinini tutavugana wo muri famille wari wakaniye mu Rwanda ho ndavuga nimva muramufungisha hari ndanapfa ndaniyahura si mama ariko ntabwo ari mama urumva araza ntibatazi ko umuntu yamburotse amezi 9 araza ndumva umunsi ukurikiyeho mana sinjya mvuga kuri famille z'abantu nta nubwo ndi buvuge kuri famille ye ariko reka mvuga akantu kamwe iryo joro yaje umunsi ukurikiyeho nyina yaraje azazanye indabo muri ayo mezi 9 nta muntu n'umwe yigeze ugura na pampa kumva ni nacyo gihe muherukira ni nacyo gihe aherukira kureba umwuzukuru ntago mbyibuka harubanza ari na rimwe yamubonye adono ntago mbisi sibyo ariko wasanga barasanze atari uwawe sha wasanga atari uwawe nabyo byashoboka wamenya ari ibiki uri kubona uri guseka Oswaki uraseka none pasi bazanye indabo ngo barebe niba afite asa nabo ku irugu urumva basanga ntago basa niyo mpamvu batagarutse uzi buriya uzi kurera umwana wamara kurera umwana famille yawe yaravunitse yaragize gute umwana afite amaze kugira nk'imyaka 9 ukumva umuntu araguhamagaye ngo wajyana umwana mu rugo bakamurera azif kwa gapagasi twabuze uko turera umwana azif hari uwamugiriye ku gisa twari tukiri ku bitaro Oswaki ari kubizanamo blague cyane oya umva pasi ntabwo umva ntabwo byo ku mezi ku myaka 9 nahageze twari tukiri mu bitaro ndi kuvuga ngira ngo dusobanure neza impamvu baje ku bitaro gusa ntibagaruka ntabwo ndi bukubwira ibintu ushaka ko mvuga Oswaki ndavuga ibyo nshaka kuvuga nta kibazo pasi ego ntumprovoke ngo mvuge ibintu byinshi kuko mvuze ibintu byinshi hari ibintu byinshi byakwangirika mbabarira sinshaka gushyiramo famille z'abantu hano hanyuma icyo gihe arazazana indabo aragenda ikumva ubuzima burakomeza bwanjye n'umwana nyine na famille yanjye kumva iki ni umuntu uri ameze nka interrupteur niyo iba on kuko ucanye ukayizimya like umutima ni on and off uwo munsi yakumva yaramutse neza akavuga neza ejo yakumva yaramutse nabi akavuga nabi habayemo ibintu byinshi cyane ntashobora kuvuga mpora nsaba n'Imana ngo Imana izandinde umunwa icyo cyo sinzapfe nkivuze
urumva arambwira ndibuka ko icyo gihe yaravuze ngo ngewe ngo nta kintu na gito nagufasha uri kumva ngo nta kintu na gito nagufasha ngo kugira ngo ngire icyo nkufasha ngo uzave mu muziki. Rero buriya mwa bantu mwe uko mundeba ahangaha hari igihe umuntu aba azi umuntu ngewe ndamuzi uriya muvandimwe kurenza uko abantu mwese mumuzi hano, cyangwa se abantu mwabanye nawe, umuntu wagize amahirwe yo kubana nawe agatandukana nawe neza azamuke hano muri comment avuga ati njye nabanye nawe mbana nawe umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu tubana neza. Uwo muntu naboneka mumuhe igikombe kuko afite umutima ukomeye, urumva. Tanga sasa rero Ricky, njye nawe turaziranye cyane bikomeye. Niba ushaka ko mva mu muziki mpa amafaranga umpa icyo nkora, numara kumpa icyo nkora aba ari bwumbwira ngo mve mu muziki, kuko ntiwishyura minerivare, nta kintu ukora, ntaki. Ukumva ibyo byose yabivugaga gutyo, umva na Kigozi ntayagura, ntawe yaguze. Kandi ngewe rwose no mu buzima bwanjye cyangwa se n'iwacu niyo twaba dufite ubushobozi bungana gute, mama yakuze anyigisha ko gusabiriza ari bibi. Icyo kintu yambwiye, nunagwa mu kibazo gituma usaba uzajya hagararamo kigabo, ariko ntuzigere upfa usabiriza. Bikumva arangije ahita ambwira ngo ntiwanze kuvamo se, ngo ndaje nkwereke ngo nzakurangiza, ngo ndaje ngo nzarangiza ngo umuziki wawe. Icyo gihe nangira nyine kugenda numva abantu bambwira bakamamagara ngo ese we ngo ni gute umuntu mwabyaranye ashaka gutinyuka kuvuga ngo bareke gukinana urugero indirimbo zawe ku muziki. Abanyamakuru bakambwira, bakaza bakambwira, hakagira uza akambwira ati njye yarabimbwiye, ndanamuseka nanamugira umusazi. Ndabwe se nyine ndamwumva ndamwikiriza, yaranabishyuye, harimo nabo yishyuye. Bikumva urumva icyo gihe ku buryo radio murabizi hari umuntu ejo bundi wanditse ngo hari ikintu ngo ariko ngo kubera iki tutajya twumva umuziki ngo wa Pasi ngo ku maradiyo. Abakora ku maradiyo bakoze ibyo bintu. Ikintu kimwe nababwira ngo Imana irishyura, ntekereza ko buri wese azagenda abona inyishyuye, sibyo? Ariko hari umwe wamamagaye arambwira ati mwana byagenze gutya, uriya muntu yambwiye ngo sinkukine, ati ngenda namutuka nakoresheje igitutsi gikomeye cyane ntabwo nakivugira hano, atariko njye sinabikora, njye nawe turi abavandimwe twatangiranye uyu muziki, ntabwo nabikora. Urumva kugeza igihe nabonye amahirwe yo gukorera indirimbo muri Wasafi, ari njye munyarwanda, reka mvuge ngo munyarwanda wa mbere ugiye guca ko gahigo ko kugira muri Wasafi. Ndagenda icyo gihe nanagurishije imodoka, ndabyibuka nafite akamodoka kakavitse ndakagurisha, maze ukagurisha njya gukora indirimbo mwabanye muri Wasafi. Abanyamakuru bayikinnye n'imbarwa aho bose, nawe yagiye abanira avuga ngo ntimukine ibi. Abamuzi baramuzi, harimo n'abamushinja ko rero watangije ikintu cyo kuvuga ngo nimukine kanaka. Uri kumva ni abantu benshi yagiye atandukanya, ntabyo muzi, harimo ibyo muba mutazi. Sinshaka kuvuga gushyiramo abandi bantu, ariko hari amagroupe yagiye atandukanya yakoraga, agaca ku ruhande akavuga ati wowe ukora neza ntabwo umeze nk'abariya bantuza. Urumva neza abantu bagatandukana. So sinzi rero niba ari uko namuvuzeho n'ejo ndumva ibintu byo kumuvugaho, keretse nimumbaza ikibazo pe, nimumbaza ikibazo. Ariko Ricky twakomeje kubana muri ubwo buzima nyine bwa on and off, ntacyo akora, nta nshingano, ntaki. Wamubwira ikintu kijyanye n'umwana, ati umwana niba ukeneye ko mufasha mufata umujyane iwanyu mutanaguze pampa, iwanyu ntabonye mu mezi 9 natwisemo, iwanyu ntabonye iki. Sinshaka gushyiramo ibintu bya famille. Imana imbare imfunga umunwa, Imana imfunga umunwa.
ariko mumbaze ikibazo nibwo ndibona icyo muvugaho, kuko ibyo kumuvugaho ni byinshi cyane udatuma ndengera, urumva. Ariko ejo bundi aza, ejo nakivuzeho, ndumva narakivuzeho, aza n'icyatumye mvuga ibi bintu byose n'ibyo maze iminsi mbona n'ibiki byanantewe n'umujinya. Nageze igihe mbwira Ricky, ndambwira Ricky, njyewe narababaye, narakomeretse kubera wowe, nzi ibintu byinshi byinshi cyane, ndabwira narakomeretse kubera wowe, ariko ikintu ntazakwemerera, sinzakwemerera kunkomerekereza umwana angana gutya. Nukenera kumukomeretsa uzamukomeretse, yarakuze nawe abasha guhangana n'ibikomere, sibyo? Kuko ndamuzi, ntabwo ari umuntu mushobora kwicara ngo like wenda murambane nimugira n'ibyo mupfe ibintu birangire bizamo amagambo mabi cyane. Ejo bundi azana muhaye amahirwe yo kubonana n'umwana, Lucky yarabivuze, ariko bamuhaye amakuru atariyo, bamubwiye ibindi. Kuko na Lucky icyo gihe naramubwiye n'icyo gihe zana n'amafoto niba uyashaka ndayaguha, ari kumwe n'umwana we, ndayaguha arahari. Namuhaye amahirwe, akora ibintu umubyeyi atagakwiriye gukora. Njye nifuzaga ko like nk'umubyeyi uwo ari we wese yifuza ko niba umwana ahuye n'umubyeyi we batigeze bagira amahirwe yo kubana, hajemo izo relationship zitari nziza, uba wumva wifuza ko nk'umubyeyi aza mwembi mukicara, umwana arakuze afite imyaka 12, mumubwire, mumuganirize, rero impamvu utambona ni ukubera ABCD, urumva. Kuko ntabwo inkuru yanjye, ntabwo ndi umuntu utazwi ku buryo inkuru yanjye umwana nakura atazayumva, aho kugira ngo ayikure ku bandi wenda banamubwire verisiyo zitari zo, beta ko wamwicaza ukamubwira. Icyo nifuzaga, ndabyibuka nari ndi kumwe na manager, turicara na manager, Nadia, nanjye na Linka na Ricky, turicara, najya kuvuga ikintu akancecekesha, buriya ndi umuntu utazi kuburana cyane. Ejo bundi aza bwa mbere aje gutabara Meddy, namuhaye amahirwe yo kubonana n'umwana. Abantu barangayesha, harimo abantu banutsa, turi ikigo ryiti n'izambaraga nke zanyu z'abagore, ntabwo umuntu yaba yaragukoze ibintu nka biriya. Ubwo hagati yanjye nawe harimo ibintu byinshi cyane bibi, ku buryo hari n'umuvandimwe umwe we wigeze kujya gushaka umwana ku ishuri aho yiga, ndamubwira ni n'undi munsi nta muntu w'iwanyu nigeze mbona, nta muntu nyeneye ku mwana ngo nuko amaze gukura. Hagati yanjye na mwene wanyu harimo ibintu byinshi cyane, harimo amagambo menshi cyane ntashobora kuvuga Godfa. Cyakoza ni numva ndi tayari yuko ushobora kubizira, niteguye kuzira icyo kintu, nzayavuga pe, nzayashyira hanze, kandi nyashyira hanze hazangirika ibintu byinshi. Nicyo kibazo, sinshaka gushyira ibintu byinshi cyane hanze, reka mbanze muvugeho we wenyine, namprovoka nzabivuga. Birangije umva muha amahirwe abonana n'umwana, kuko numvaga ko at least nk'umubyeyi njye ntazasigara nishinja mu buzima bwanjye mvuga ngo umwana yagize amahirwe yo guhura na se. Wenda Ricky yarabinsabye pe, wambabarira nkabona umwana, nta kibazo, uzaza umurebe. Araza aramureba, ajyana no guhaha, ibyo narabivuze. Ati ngwino tujyane, nireka Pasi rwose mwene Gapagasi hatagira numbona ndi kumwe nawe, mugende muhaye n'umwana wanyu, njyewe ntaho tujya, ntago mbajya inyuma. Cyo nakoze nabaye shoferi, baragenda arashopinga, yari ari kumwe n'abandi bana. Hanyuma baragaruka, araza mu rugo arateka, ngo atekere umwana sijui. Bigeze saa 9 z'ijoro mbona tipe ntashaka gutaha, mbwira manager nivayo dutahana umuntu. Ndamutahana ahantu yari ari kuba Kibagabaga sinzi. Hanyuma birangije umunsi ukurikiyeho ati se wampa amahirwe nkasohokana nawe, ndavuga ariko reka ndeke kuba umubyeyi mubi gito, reka mbyite gito, wenda wasanga yarahindutse.
nibura amahirwe nyamuhe n'umwana azakipinge memory nziza ku buryo abantu nibanamubwira ati we iwanyu ese urabizi ko papa wawe ari kanaka mama akaba kanaka byaravuzwe cyane ko yakwihakanye ahantu hose n'ibiki ibintu nk'ibyo birangije ndamumuha ariko mwandikisha urupapuro ndavuga uyu muntu simuzi umuntu umaze imyaka 12 utabona ntago ubumuzi pe nyandikira ko ntwariye umwana saa 12 nza kubona umwana wanjye hano sino ntamubona birabibazo bikomeye. Asi mfite ikibazo nshaka kukubaza. Yego. Ricky yiyandikishijeho umwana we mu mirangamimerere umwana ariko kuki Godfa urifuza ko nkubwira ibintu byose kandi nifuzaga kubitangaza mu bundi buryo ariko nicyo cyonyine nshaka gusubiza. Yego. Kera sinzi niba nuko ariko bimeze. Umwana hari nyuma y'iminsi 8 ningahe ni 15 simbiza ababyibubizi babivuge ngo waba gutegetswe kujya kumwandikishwa kumwandikisha hano. Reka nifashishe umuntu aramfasha arabidufasha kubitubwira. Ababye zamuka umfashe ubidusobanurira ibingibi bitwara igihe kingana iki, reka nze adufashe. Icyo gihe byatwaraga igihe kingana gute 2011 naza dufashe. Niba wavuye mu nama accepting your mic uzudufashe ariko se abesinde mu munyamategeko harira nawe ntacyo si ngombwa ntabwo ari ngombwa barabizi cyangwa se bazanabimenya hanyuma yaraje sinzi rero icyo gihe ngo byasabaga igihe kingana gutubanza ari nk'iminsi 8 umva ndamuhamagara at least nubwo ibintu byose byagenze gutya twajya kwandikisha umwana. Ihangane pasi reka dufashe kuri icyo cyatwaye igihe kingana kitubwire. Muri ya myaka 2010 twakoreshaga system navuga ijya kuba ivanze analog na digital, ariko itegeko ryavuga ko umwana atagomba kurenza iminsi 15 atanditswe. Nicyo byateganyaga. Ariko n'ubu ngubu itegeko ririho ni 15 agomba kuba yanditswe, uretse ko ubu ngubu umwana yandikwa akimara kuvuka kuko kwa muganga haba hari umuntu ushinzwe irangamimerere. Urakoze cyane. Ubu byarahindutse urumva nabijijinganyaga ubu hari iminsi 15 ndamuhamagara nta at least niba ushobora kuza tukajya kwandikisha umwana ntabwo yigeze asate. Urashaka nzakwereke se intuza ubwo urashubije wagishubije wakomeza ubwo sinigishubije ntibisobanutse nagisubije nuko ngo ubwo umwana kuko nakeneye gushaka passport y'umwana kamaze kumbwira akantu gatoya. Urabizi ko umwana agira aba ubundi atemerewe gusohoka mu gihugu nk'umwana ukiri mutoya adasinyiweho n'ababyeyi bombi. Urumva njya gusaba passport y'umwana icyo gihe urumva mu mapuro ni nge nyina kuri se hariho vide my dear niba utarubizi kumva njya gusaba passport y'umwana hanyuma mpageze urabizi bakubaza nyine impapuro n'ibiki nasanze umuntu yaranankoroga byatari arambwira ati ni gute uvuga ngo umwana si uwawe ngo ntasagira. Ndambwira se njyewe ninde utarabaye mu Rwanda muri iyi myaka ishize ku buryo atanyumvishe banyihakana kuri radio muragira ngo uwo mwana mwandike ku giti cyango. Nanamubwiye nabi uwo muntu rwose niba nakiriho azanambabarire. Namubwiye nabi kubera ko numvaga kuko n'icyo gihe nahamagaye nari ndi kuri immigration ndamubwira please at least ushobora kwandika akantu gatoya ukonfaminga ko umwana ari uwawe then bame passport nkeneye passport y'umwana kuko nashakaga kujyana nawe. Nta byakozwe sibyo. Uwo muntu turaharira kugeza ibyambwiye ngo yango bisaba ngo ugende ngo mu mudugudu ngo ahantu ngutuye ngo babanze
babanze ngo basinye kutabanye n'umugabo. Numva nankoze mu bikomere cyane icyo gihe nari nyifite n'uburakari bwinshi cyane, tunavugana nabi cyane kuri immigration kabisa, nanamusaba imbabazi rwose niba kinariho. And then ariko haza umuntu wundi ahari w'umuyobozi arambaza ati se ko harake byagenze gute, ndambwira njyewe bari kumbaza se w'umwana, niba se w'umwana atarigeze yemera kwandikisha umwana we, niba atarigeze agira how muri kumbaza ngo nzane se w'umwana ndamukuraye, ninde utazi histoire yanjye ko nta banga ririmo, ko bitaciye ku ruhande, ko yanyihakanye, muragira ngo bigende gute? So icyo gihe bampa pasiporo y'umwana, birangira pasiporo bayimpaye. Ubwo igisubizo wakibonye mu by'ukuri, njya gusaba pasiporo y'umwana, hanyuma mpageze urabizi bakubaza nyine impapuro n'ibiki, nasanze umuntu yaranankoroga byatari, arambwira ati ni gute uvuga ngo umwana si uwawe ngo ntasagira? Ndambwira se njyewe ninde utarabaye mu Rwanda muri iyi myaka ishize ku buryo atanyumvishe banyihakana kuri radio, muragira ngo uwo mwana mwandike ku giti cyango? Nanamubwiye nabi uwo muntu rwose, niba nakiriho azanambabarire. Namubwiye nabi kubera ko numvaga kuko n'icyo gihe nahamagaye nari ndi kuri immigration, ndamubwira please at least ushobora kwandika akantu gatoya ukonfaminga ko umwana ari uwawe, then bame pasiporo, nkeneye pasiporo y'umwana kuko nashakaga kujyana nawe. Nta byakozwe, sibyo? Uwo muntu turaharira kugeza igihe yambwiye ngo yango bisaba ngo ugende ngo mu mudugudu, ngo ahantu ngutuye, ngo babanze ngo basinye kutabanye n'umugabo. Numva nankoze mu bikomere cyane icyo gihe nari nyifite n'uburakari bwinshi cyane, tunavugana nabi cyane kuri immigration kabisa, nanamusaba imbabazi rwose niba kinariho. And then ariko haza umuntu wundi ahari w'umuyobozi arambaza ati se ko harake byagenze gute, ndambwira njyewe bari kumbaza se w'umwana, niba se w'umwana atarigeze yemera kwandikisha umwana we, niba atarigeze agira how muri kumbaza ngo nzane se w'umwana ndamukuraye, ninde utazi histoire yanjye ko nta banga ririmo, ko bitaciye ku ruhande, ko yanyihakanye, muragira ngo bigende gute? So icyo gihe bampa pasiporo y'umwana, birangira pasiporo bayimpaye. Ubwo igisubizo wakibonye mu by'ukuri. Ariko ni bya bindi bavuga ngo abagabo bakunda abana bakuze. Urakoze cyane. Tuvuye aho ngaho reka tugaruke kuri, ntabwo ndibuze kujya kure cyane, ntabwo ndibuje kwinjira mu ntabwo kwinjira muri prive, kandi wakoze nawe cyane kubigendera kure. Nibyo byiza, ntabwo nifuza ko tuza kuganira ngo tujye muri prive, ndashaka kugarura mu muziki wawe. Pasi ibi bintu wakorewe na Lick wari wasanze muri studio nk'umuproducer wagombye gusapotinga umuziki wawe cyangwa impano yawe akayituma igeraho igera, nk'umunyarwandakazi, nk'umukobwa w'umunyarwandakazi. Iyo utaza guhura na Lick tuba tureba pasi wundi mu muziki, hari byagusubije inyuma, hari urugendo rwawe byararuhagaritse cyangwa ntacyo byakubangamiye ku rugendo rw'umuziki wawe? Kuba gutwita kwanjye se? Yego. Shabu, reka rero nkubwire, gutwita kwanjye pe byaramagaritse. Ari n'umuntu wambwiye ngo ahantu wari ugeze uyu munsi wagakwiriye gusevinga kariyeri yawe, urumva, ukayikuramo ugakomeza ubuzima busanzwe nyine butari ugutwita, kuko gutwita deja nibwo hahise hazamuka. Icyo gihe nari ndi mu bakobwa baridinze my dear, nari meze neza. And then byasubije inyuma, ariko nyine kubera ko njye nakundaga umuziki nigeze no gushaka kuvamo pe, ariko mama na Nadia arambwira ati oya, ntago wagiye ugiye gutwita, ukora umuziki kuko ukunda, ufite izindi nzozi, ufite icyo washakaga kugeraho, so you have to go back there uririmbe. Ariko byansubije inyuma mu buryo bwose bushoboka pe. Uri kumva aranambanira agira gute? Utekereza ko ari iyihe mpamvu Lick yagusabaga kureka umuziki kugira ngo yemere umwana? Bihuriye he? Ntabwo njye nageze ntabwo numvishe. Ari selfish cyane, reka mbivuge gutyo. Ari selfish kuri level yo hejuru. Uri kumva ari selfish, ndi kukubwira ko buriya
nta kintu rikigeza nkorera cy'ubuntu, ariko hari abakobwa benshi yakoreye ibintu by'ubuntu, nta indirimbo z'ubuntu n'ibiki byose by'ubuntu n'ibiki n'ibiki, nta ndirimbo y'ubuntu Rick yankoreye atazanababeshya naramwishyuye. yishyuzaga girlfriend we kumukorera indirimbo Njye naramwishyuye pe, azanababwire nimumubona muzamubaze. okay. Kumva noneho by'akarusho, sinibuka igihe umunsi umwe nari mvuye gukorera amafaranga icyo gihe yari ya MTN sinibuka, and then icyo gihe arambwira ati pa yangurize, hari ibintu uvuga udafitiye ikimenyetso ariko niyo reality. Aravuga ati yangurize, muri guseka mwe, ati yangurize ngo arashaka kwigurira sound card, nari ngo sound card cyangwa iki, hako nzi neza ko yaragiye kuyaha umukobwa nawe navuga kangiye warere, nta nayo yanyishyuye at the end of the day, ntigeze anayanyishyura, ariko Rick naramwishyuye, nta ndirimbo y'ubuntu Rick yigeze nkorera. hano umuntu aranyandikiye arambwira ngo mbariza Pasi, watubarije Pasi impamvu Rick yasibye indirimbo ye yari yaririmbye acyurira Pasi yitwa ntabwo mbyicuza. Njyewe ku bwanjye my point of view, Rick aziko ndi umuntu ubundi utavuga, sibyo? Aziko umuntu wese ankora mu jisho nkatega irindi bakarikoramo. Ndakeka iyo ndirimbo yayisibye nyuma y'uko musubije. Iyo ndirimbo iyo yayisohoye yamaze hafi imyaka 3 kuri YouTube. Yanateguje ati ni indirimbo yerekana Pasi anacagagura amafoto, murabizi mwese. And then nanjye ndaza nsohora ntabwo mbyicuza, imusubiza. Nkimara kuyisohora nibwo yafashe gahunda yo gusiba iye. Ntayo yasibye mbere, nuko atatekerezaga ko, ntago expectingaga ko nshaka kureactinga, kuko amenyereye ko ndi umuntu ari bukandagira, ari buvuge, ari bugire gute, nkaceceka kubera ko utinya umuntu yakubitsemo ubwoba bitewe n'amagambo akubwira. Nyuma yo gusohora nuvuga ngo indirimbo umuriro wamushizeho cyangwa indirimbo wamusohoyeho niyo yatumye asiba iyo yari yashyizeho. Nicyo ntekereza, kuko kugeza isaha sinzi impamvu, kuko ntayo yasibye mbere, byaranasakuje cyane. Yanayikoze yanateguje abantu yuko ariyo gusubiza, ariyo kubwira Pasi. Ndumva mwese mubizi, ntabwo ari ibintu mpimbiye hano. Usohora ntabwo mbyicuza. Nanjye ndamusubiza icyo gihe. Nari ntangiye no gufata gahunda yo kuvuga okay, niba umuntu ashaka ko duhangana, ibaze gusaba umuntu mwabyaranye uzi ko afite ubushobozi bwo kuba yagufasha ikintu, at least wanankoreye indirimbo basi nibura nkanayishyura. Ntabikore. Uri kubona? Okay. Ntabikore. So rero maze kubona ko ari umuntu udafite ikintu amaze, yaba ari mu buzima bwanjye cyangwa ubw'umwana wanjye, nibwo nahise nanjye mfata umwanzuro, none okay, none igihe kirageze ngo ya magambo yambwiraga nanjye none ntangire kuyamubwira yumva uburemere bw'ijambo icyari cyo. Alright, mbere yuko mfata abafana cyangwa mfata abandi bantu bakabaza ibibazo, reka tugaruke. Pasi, wakomeje guhangana ukora indirimbo, ariko indirimbo zawe umuvuduko wari ufite ugisohora ese nzapfa isa nkaho yagabanutse, ariko ukomeza kuba Pasi. Ukomeza kuba Pasi, usohora indirimbo, ibitaramo ukabiboneka gake gake, birengaho ukora na studio, ukora rebo. Ejo ntabwo nabashije kukubaza kuri rebo, najya ngo utubwire kuri rebo yawe. Ira rebo yaje ite? Ntabwo watubwira urugendo rwo kujya Tanzania kugiye gukora indirimbo muri Wasafi, irazira fairinga. Ntabwo mvuze ko yaflorinze, ariko ugerageza ubyihanganire. Ntabwo yaflopinze, ariko harimo abayibaniye, barayibaniye kubera Rick yabwiraga abantu ngo nimuga promoting Pasi. Ayo ni amakuru n'ubuhano, nuko abo bose bataza hano ngo bavuge ngo twabwiye gutya na gutya, ariko nzi ko mu mitima yanyu aho muri mubizi, murabizi. Uri kumva? Icyo gihe njye ndi umuntu uharana, kuko nari mfite aho ushaka kugera pe, nifuzaga kugera kure muri kariyeri yanjye, ari nacyo cyatumye mvuga mbonye opportunity yo kujya muri Wasafi, it's a big studio, bizagira icyo bimfasha. Njyayo, nagiyeyo
ngurisha imodoka pe ndayigurisha nanashatse no gufata ideni muri banke mama arambwira ati pa ntuzigere mu buzima bwawe ufata ideni muri banke hakurya afata ideni gurisha icyo ufite kizakugarukira uri kumva nagurishije imodoka njya Wasafi sanga Jama yamaze gutegura ikibuga mbese twabayeho duhanganye kuko yagiye anakoresha abantu benshi n'ab'abakobwa bakanuka mu ndirimbo bakagira gute ndi umuntu wabayeho uceceka igihe cyose pe uceceka igihe cyose igihe kinini cyane naracecetse tugaruke rero banziho nabi amvugaho nabi twihute mbere yuko nakira abantu bakubaza ibibazo reka twihute utujye kuri ntuza kuri studio rero urakomeje urahanganye ufata decision yo gukora rebo waje kwakira nk'abahanzi batandukanye barimo Vanessa baza kugenda okay nukuva ko wari ufite umuziki muri wowe umuziki wo gutemberamo kugera nawe ukora rebo iriya rebo kiri ikintu tubwira kuri iriya rebo n'abantu bayigize ndayivugaho ibintu bikeye naganiriye nzi byaberaga mu studio pe ntago ngiye kubabeshya nzi byabereye mu studio ndakeka umutipe ejo wari uhari witwa Legend ahari yarabivuze sibyo yavuze amagambo oya ibyo yavuze nazo twari tubizerega buriya ibyo ntashobora kuvuga turakubaha ngiye nkufata nko muri Legend uri umumama urumva with due respect ntabwo ngiye najya muri biriya bintu tugiye details by details kiriya gihe industry twari tuyirimo showbiz twari tuyirimo twari duhari urumva ziriya buriya uribuka muza za quelque part bagize ifungura za 2000 kwa Rubangura was there so twari duhari ntabwo twajya muri details ngo tuze tujye muri studio rumors zavuzwe kiriya gihe barandikaga ntabwo ribu yari yakaje ngo banatinyemo barandikaga ntabwo tuza gusubira inyuma ibyavuzwe muri studio biriya bya ukuntu baguterenda muri studio we ngo there nta cyo biza kutumarira ahangaha icyo dushaka turashaka kugira ngo tumenye urugendo noneho unavuge unabohoke ariko ntabwo tuza muri details z'ibyanditswe handitswe byinshi pasi handitswe byinshi bagushinjije abandi bantu ni byinshi cyane ntabwo tuza kujyayo rero reka twigarukire kuri studio gatoya kugira ngo nze gutanga n'abandi hano bashobora kutugira inama reka bashobora no kugira inama ariko nibutse babantu mwari mwambwiye ko mwifuza pasi mwagaruke pasi ku ndirimbo murabizi ariko se pasi ndi kubabwira muramwibuka cyangwa murumva ngo pasi tu abana bato ntimuzi pasi abantu mutangiye kumva umuziki ejo bundi mwavutse 2005 icyo gihe mwari mugiti nkonda pasi yabaye pasi my friend pasi ndi kubabwira n'uyu umva hano ikigaragara cyangwa uko bimeze tuvugana mwambwiye ko iyi ndirimbo ni Lick wayikoze ariko mu kuyikora niwe mwaririmbaga nyuma yaje no gufoundinga out uko mwaririmbaga sinzi umuntu ninde muntu wabimubwiye ni Kamishi ninde I think ko ari Kamishi ahita amubwira ati wacyohe wowe urakora indirimbo bari kugushumika pasi ndashaka kukubaza don't you think yanga wari ugitwite hari rya nshaka kubaho ngaho nari ntaratwita mwari ko mwari mugikundana ariko waramaze kumenya ko ntashobotse kuko niba ushaka guhamagara umuntu akakwita bitch akagira gute sometimes akakubloka akagira gute burya amagambo umuntu akubwira ahita kwerekanye n'uwo ari we ahangaha muhitamo mukatira don't you think ko ibingibi bishobora kuba byaragushyize mu byarabaye intandaro yuko agomba gukatira completely ko mwari mwamushumitse kuko ahangaha urumva ntago mwanyuze iruhande niba yaraje kubimenya amaze gukora indirimbo yamaze gusohoka ntabwo utekereza ko mwamurakaje cyangwa wamurakaje bikaba ngombwa ko akugendera kure cyangwa ntibikunda iyi ndirimbo ntiyabara wenda wasanga ariyo mpamvu yanyishyuye mu ndirimbo ya Paxson nari naririmbiyemo akankuramo birashoboka ko aricyo nawe yanyituye indirimbo ya Paxson yayigukuye ya makorabo Paxson yakoraga ndumva iri mu makorabo ahuriza nk'abantu benshi yari ifite amakorabo yahuriza abantu benshi ndumva ari Ben wari wayiririmbyemo hari chorus wanza ariyo nzika hari cyangwa se izindi ntabwo simbizi mu by'ukuri anyway reka dukomeze so n'urugendo rurerure n'urugendo rwa Pasi kuva mu 2009 kugera 2024 urumva n'imyaka myinshi arimo kwihiringa kugeza n'uyu munsi agasohora indirimbo yahuye n'ibyo bigeragezo ariko by'umwihariko producer Lick Mbabazi siyo zina ryera
Lick ati ntabwo wambaniye ahangaha, ntabwo ngiye kuzura kaboze, ariko nituza gusubira inyuma ntabwo amakuru avuga ko ntabwo ngiye nta kibazo mfitanye na Lick, oya ariko ntacyo ugiye kureba ntabwo ngo ibintu byabaye kuri wowe wenyine. Okay, wowe yaguteye inda, ariko bivuga ko afite abana bane mu mujyi wa Kigali abyaranye n'abamugannye muri studio. Ibyo ngiye sha tubyihorera. ibyo tubyore nanjye izo nkuru ndazumvisheho, gusa byaba Mu byiza abo minsi bana bose yashize bamenyanye bagahura mu nk'abavandimwe. minsi yashize twavuze kuri iyi story, nkubaza igihe yari acceptance, yari afite umwana we mu bana be, ndavuga wow, ko bavuga ko Pasi Lick yanze umwana we amasaha, nkabona Pasi umwana yamaze kugera muri Amerika. Pasi yabageze muri Amerika, of course nk'umuhanzi nari nzi ko umwana azanye na mama we. Nkubajije urambwira ati umwana wanjye ndi kumwe na hano mu mujyi wa Kigali, ntaho yagiye. Oh. Urabyibuka ko nabikoje mu minsi yashize, ça fait longtemps. So ibyo nyine tugarukiyeho gatoya. Pasi, twigarukiye mu Oui. muziki, twe tuvuye urugendo rwa ni baby daddy niko babyitara Uretse yego. Okay, abantu muri kunyandikira, reka mwandikire Pasi abashaka kumutamo kama ni gahunda niyo ngiyo, niko bimeze. Uko byagenda kose tugomba kumukorera n'indirimbo ikanasohoka. Rega indirimbo nangahe siko itagera no kuri miliyoni, tugomba kumukorera n'indirimbo igasohoka ikajya hanze, akadutamo neza, akadusubiza inyuma mu bihe byashize. Hari n'abari banyandikiye ko ndaza guhuza nabo. Anyway, tuvuye Eswaki, hari ikibazo mufite mushaka kubaza Pasi? Muze kumbwira. Hari abafite amatsiko, hari ikintu mufite cyo kubaza mbere y'uko ngaruka mu cyiciro cya kabiri? Hari umuntu ufite ikibazo ashaka kubaza Pasi? Ntaza kwiharira ijambo. njyewe ntacyo expose ye yari yuzuye, byose byari birimo, kereka ari ukumushimuza kandi yanyiyamye, Oya usibye kandi ko ntacyo, nanjye nta kibazo, ntabikunda. mbwira. ntabwo nagushimuza Oya Pasi, mbwira kereka nitugaruka Oswaki. kuri oya uribuka umutware Bampo akwambura ubutore? Yego. icyo Godfather yigeze akikubaza? Ntabwo icyo cyo ntabwo ujya kukivugaho? oya okay, ahubwo ntekereza ko wenda ntago yamwambuye yamwambuye ubutore, ubu yambuye Rwanda n'ikindi gihugu kitari tureke kukivugaho kubera ko harimo ibintu bibiri bikomeye byombi, sibyo? kandi bikomeye cyane, ntabwo atari ngombwa twakarengaho. kuvugaho, ahubwo Ubuse muzamuganire wakirenga? Turi muri showbiz ahangaha ko turi kuvuga, ubu uretse gato, ubwo indirimbo yavugaga, yigishaga, yatangaga ubuhamya, ahubwo muzamvuganire bansubize ubutore ko ndi ntore. babugusubuze gute wari wambaye amakoma? ntabwo wataye humura, ntaho bihuriye n'ikoma shuri. umva uwaba ukwambaye nawe ntabwo yari afite ububasha bwo kubutanga. ntacyo mvuze niwo bivuze. uracyabufite? Yego. ahubwo indirimbo ibyatsi igeze he? Irahari, iri hanze nyine, n'ubundi yarakomeje iba hanze. yararebwe cyane, abantu barayirebye, barayiplayinze, nuko nyine abantu baranayikunda kubera ko juste icyo abantu be-expectingagamo si cyo basanzemo, kuko ni indirimbo irimo inyigisho. irimo inyigisho, ariko wari wagobetsemo kariya kantu k'ibyatsi ugacamo imigemo ibiri. umugemo wa mbere uri kumwe na warayicuruzaga cyane. Biterwa rega n'icyo abantu bumva, nyiri ukugira ibyo byatsi nyine niwe wumva ibyo byatsi, kubera ko nkanjye sinakumva navanyeho iyo tsi, so ntabwo rero iyo tsi ntabwo nayivanaho ngewe, biterwa n'uko oya rega nkubwire Pasi, ubuhanzi ni biriya byonyine, kugira iyo imagination yo kuvuga ngo ndavuga byatsi, urumva? icyo ni creativity, nayo ni art, nacyo ni uguhanga. Yes, sinzi impamvu nawe yari umuhanzi ariko akaba atarabashije kubyumva. ntabwo twamuvuga, tumwihanganire, tumubabarire, tumwihanganishe. yego. hanyuma se kuri Lick byararangiye, ntabwo umwana agomba kuzamwiyandikaho, we ntazamujyana muri buriya bwatsi bwo hakurya kwa Harris na Trump. reka rero nkubwire ikintu kimwe Oswaki, njye ndi umubyeyi w'umumama, sibyo? uha umwana umuntu ushobotse, umunsi azerekana ko atari toxic,
niba ari umuntu ushobora kuba narahaye amahirwe yo kuvugana n'umwana akagenda akamushyiramo amagambo mabi agatangira kumubwira ati urumva umwana yakuriye kwa mama kwa nyogokuru twese ubwo ni kwa nyirakuru kwa mama wanjye yakuze yita nyogokuru mama still ni pe yakuze anyita pasi mu buzima bwe ndi pasi no kugeza izandi pasi njya nanicara nkamaza ntako sundi kuki utari nampamagara na mama ukabona afite nk'isona hari zo kubivuga kuko yakuze azi ko nyine mama we ni mama nyine bitewe nuko urabiza abana bose bakuriye kwa ba nyirakuru bita ba nyirakuru mama sibyo. So niba ari umuntu wahaye amahirwe yo kubonana n'umwana umwana agataha akubwira ngo yambwiye ngo uriya si nyoko ntukajye umwita nyoko uri kubona Eda yari gukoresha ijambo nyoko ubwira n'umwana numva utari n'umubyeyi unanashobotse kuko wabwira umwana ati uriya ni tate wawe ugire gute ariko ntago wakavuze ngo uriya si nyoko ntukamwite nyoko uri kumva ntago ngiye ibyo bintu ntago nshaka kubitorera uriya ni mama yaramureze yamugurira pampa niwe wabaye se yamwishyurira minervari kugeza izi saha bikorwa na mama hanyuma wowe urinde mugabo ngo nuko twabyaranye ushobora kuza umwana umuntu werekanye ko ari responsable niba ari umuntu ushaka kwishyura umwana ishuri igihembwe kimwe icya kabiri umwana bakamusora bakamuhamagara kuri liste y'abantu batishyuye bitarigeze bibaho mu maboko ya mama afite responsabilité zingana gute abo babyeyi bandi nabo bana bafite bazabamuhe nge sinzamubuza kubonana n'umwana sinzamubuza guhura n'umwana we ariko ikintu cyo kumuha responsabilité 100% umunsi yerekanye ko ari responsable icyo gihe naba ndi safe ko umwana mushyize mu maboko mazima ntago umwana yiwe ntago umubyeyi uri toxic n'ababyeyi benshi bari toxic pasi karame bivunika urumva bajyavuga ngo umuganga hagigangi iyo umuntu afite ikibazo akenshi ntabwo ari ukikemurira agikemurirwa n'abandi yego reka rero nkomerezeho yego hanyuma n'abandi baze kugira icyo bavuga niba basohoka imanyemereye niba yari yashoje reka nkomeze komeza nta kibazo rero my friend biryoha bisangiwe rero abahanzi bamwe na bamwe ubabona mu mafilme ukagira ngo ni ibitangaza ariko ari imisega yigendera mumbabarire kuba nkoresheje iryo jambo urikoresha reka nze ngicyo mvuga ntabwo umuntu yamara imyaka umuntu yamara imyaka 10 irenga akwingingira yuko umwana ahetse ari uwawe ngo bite utwatsi uri umuntu iconic public figure ni imisega bivuga be rwose ndabivuze ko niyo twanahura ntabwo yankanga urumva ari mushiki wanjye sinzi uko byagenda so urumva rero ahangaha byo tubwizanye kuri uwo gushimwa tumushime n'uwo kunenga tumunenge twemye tunamubwira tuti n'abandi barebe agendanye ubuprobre agendanye icyo gisebo ndetse naba n'umugabo asabe n'imbabazi nk'umuntu w'icyamamare n'ubundi bibe u Rwanda rwose rubireba kuko iyi ni case imaze igihe kirekire kandi isano rikomeye hagati y'abantu ni isano iri hagati y'umubyeyi n'umwana icyo ntawe ugihakana kandi hari uburyo hari forensic science ihari iteganywa yuko bashobora gupima umuntu noneho akavuga ngo ntureba umwana so wanjye cyangwa dore n'uwanjye ibikurikira burya kenshi wabyaye sinawurera bamwe na bamwe barabarira rwose kandi wareze umwana niwe ubundi wagombye kuba umubyeyi ariko nkuko twara tubivuze turaturemangingo ziriya DNA abantu basangiye nicyo kintu gikomeye niryo sano rikomeye rihuza abantu so rero hari uburyo amategeko abiteganya ariko ibyo bita natural law
ibiriya nyine tudashaka mu mategeko, biriya biriho nyine tubona tudahakana. Umuntu abyara umwana akavuka bagasa, ntawe ubihindura. Umuntu aravuka akambara, ntawe ubihindura. So no kwihakana umwana, ntabwo wakwihakana umwana ngo ukomeze kwitwa umugabo mu bandi. Rero ntarinze nagaragaza intuza amarangamutima ahangaha mu ijambo. Icyo nasaba nuko abantu bose niyo umuntu ari kwiguslaminga bakavuga bati no uraza mu mafilme wigize umusitari wuhe kubwo uri Rubebe. Murakoze. Okay, tugende gakeya rero. Mu ijambo Ndaje ngo ijambo deka. So twumvikane gatoya tugende ibintu bitware muri ubu buryo. Pasi turi ahangaha. Iki ni ikiganiro wakoze kuri radio, ntabwo ahangaha ko abantu bari kuvuga no, we are here, this is Showbiz. Aba n'abastare bombi. So when we speak about this, we know enter in someone's life ngo twinjiye muri vie privé y'ubuzima bw'umuntu, ntabwo ari byo turi gukora. Abangaba ni ibyamamare, ni saga iri hanze, cyangwa navuga ko ari ibintu biri hanze, ni inkuru iri gutsendinga kusiba yatambutse. Ntabwo ndi kwisegura ko nta n'uwo njya kwa nyina, ariko mashaka kugira ngo ngire umuco. Urimo kunyumva? Ntabwo ndanga kugira ngo ngire uwo nkomba mu nyo. Urakoze. Ubundi kubabwira ni kimwe, byarangije cyo gukoma cyane. Uretse gato, ariko ni nabyiza kugira ngo platform ibe iri ahangaha ari umucyo, cyangwa duhakorere ibintu bizima banubaka, kuko turaza no kuva ahangaha. Niba abafana ba Pasi bavuze ngo we need talk, turashaka kumva umuntu dufana. Ejo warabibonye bamwe bavuze ati agiye ataduhaye nimero, turashaka ko at least dushyiramo tugira ikintu dukora ku muziki wa Pasi. Pasi yaradushimishije big time, umugani wa Yago ati big time. Big energy nabonye Nyagatare kuranda ngo big guki yamanitse ibyapa adashaka kureba niba ari buko yavuze ko izabafata ko ntawemereye kubikora, ko bamanitse ibyapa ku mugaragaro bahari. Ndashaka kureba ndebe icyo ribiza kubikoraho. Ndategereje rero inde mabere yaki umva mute make will of ipusi akurizinda mu mabere ya nyina na big energy na bose bari kumwe. Tugende gatoya, ntago nawe ya muri ntago nshaka kwagira umuntu tukana hano. So tugende gatoya rero. So Pasi, ndashaka kugira ngo abantu babyumve gutyo kandi tuganire ibintu bimeze good fresh bifite umucyo. Reka yo so fata ijambo tunagaruke ku muziki wa Pasi muri rusange. Yasohoye indirimbo yise afite indirimbo bise birakureba. It's a new song, it's a beautiful song. Mujye kuri platform ya Pasi. Ejo twayikure promotion n'uyu munsi ntekereza that's why we are here. Mugende musupporting mushiki wacu warwanye agahatana agahura n'ibyo bisitaza, ariko akabicamo yemye kugeza amasaha abakingira muri studio akarekodinga akaduhereza avuga ko yakasa mutwe hip hop hejuru cyane. Urakoze cyane.